batangira basobanura amafaranga icyo ari cyo ndetse n'icyo amaze mu bukungu. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mvuze ngo mu kiganiro waruzi ko uyu munsi tuganire ku mafaranga n'imikoreshereze yayo. Byakumvikana nk'ibitari ngombwa kuko abantu bose batunze amafaranga bazi uko akoreshwa n'icyo akoreshwa, ari nayo mpamvu aka kanya urimo kutwumvira kuri radio yawe wiguriye amafaranga yawe. Abantu kuva baza mu isi bahimbye uburyo bw'imibereho bushingiye ku mibanire hagati yabo. Umuryango mugari cyangwa se societe tubamo ni uburyo bw'imibanire hagati y'abantu bushingiye ku bufatanye no guhanahana ibyo abantu bakeneye hagati yabo hashingiwe ku nyungu za buri umwe muri bo. Kenshi ubona inyungu kuko nawe hari icyo watanze. Inyungu za buri umwe muri twe ziboneka ari uko habayeho kugurana ibintu cyangwa se ubufasha runaka. Uyu munsi umuntu uvuze inshinga kugura abavuze amafaranga. Ubusanzwe niba kugura ari ukuguha ibijumba wowe ukampa ibitoki kuko ari byo nkeneye, ntabwo ngewe uhawe ibitoki nakabaswe n'ibyo bitoki ngo mbirutishe ibindi bintu byose bibaho, kuko mu buzima nkeneye byinshi, ntabwo ari ibitoki gusa. Nkajya kukuvomera amazi kugira ngo ejo nihagira abamuhotera uzantabare. Uku ni ukugurana cyangwa se kugura mu buryo buziguye. Mu mitekerereze y'abantu nk'ibinyabuzima biza ubwenge ibi niko byakagenze, ariko siko bimeze kuko amafaranga nk'ikiguzi kibiriho byinshi asa n'ikiyobyabwenge buri wese utuye ku isi afata kandi akeneye. Uvuze amafaranga abavuze hafi ibintu byose muri iyi si. Reka tuganire ku mikorere n'imikoreshereze y'amafaranga mu bukungu bw'isi. Gusa hari abandi bantu umubare runaka batazi ko kugira ngo habeho amafaranga hagomba kubanza kubaho umwenda. Batazi ko 7% by'amafaranga yose akoreshwa mu bucuruzi ari yafatika cyangwa se y'inote n'ibiceri abantu bahererekanya. Batazi ko abantu baretse kuguza amafaranga mu mabanki amafaranga yashira mu bihugu. Ayandi asigaye yo ntabaho nta nubwo akoze, ahubwo ni imibare abantu bandika muri mudasobwa bakajya bayohererezanya ngo baguhaye ibihumbi 10 ariko nta biri mu mufuko wawe, ahubwo byanditse ahantu. Ubu ni ubundi bwoko bw'amafaranga benshi uyu munsi dukoresha, ariko nta wakoze ku note n'imwe cyangwa ku giceri na kimwe. Ubwo ngo baguze ibintu cyangwa se barishyuye. Na amafaranga adahari mu noti n'ibiceri, ariko buri segonda mwisa abantu birirwa bohererezanya iyo mibare mu mpapuro na za mudasobwa ndetse no ku makarita akoranye ikoranabuhanga abantu bakoze ahantu cyangwa se bakayinjiza mu cyuma. Uyu munsi amafaranga ari mu mutima w'ubukungu n'ishoramari ryacu. Niyo rutirigongo rwo kugura ibicuruzwa na za service zose zo mu isi. Ni iki gituma umuntu agira icyizere ko niba muha urupapuro rwanditseho imibare runaka ubwo baza kuba bamuhaye ubutunzi, kandi akizera ko narujyana ahandi hantu kugura ibintu bari burwemere? Kuki bavuga ko ubukungu bw'isi cyangwa bw'igihugu muri uyu mwaka bwagabanutse kandi icyo gihugu nta muntu waje kukiba? Niba ari na peteroli gicukura baracyayicukura, amafaranga yari ari mu gihugu aracyahari, ndetse n'abantu bakoraga ibikorwa byinjiza amafaranga baracyahari kandi baracyakora, bitewe nuko yari yatuma buri wese abona byinshi akeneye muri ubu buzima. Ibicuruzwa ni ibintu bifatika bigurwa bikagurishwa kandi bifite igiciro kizwi. Service yo ni igihe umuntu amara arimo gukorera undi kintu. Nukuvuga ni ikintu kidafatika ukorera umuntu akaguha amafaranga. Ni nk'ubuvuzi, gukora imodoka, kunganira abantu mu mategeko, kuririmbira abantu cyangwa se ukabakinira umupira bakaguha amafaranga. Aba bose icyo bagurisha ni igihe cyabo, ntabwo ari ibicuruzwa bifatika. Nibyo niyo mafaranga. Kuvuga amafaranga byonyine mu bitekerezo by'uwumvira ijambo uwo ari we wese ahita abona inoti n'ibiceri abantu bafite mu mifuko yabo. Byaba ibicuruzwa cyangwa se service byose bigurwa cyangwa se bikagurishwa amafaranga. Abakora mu rwego rw'ubukungu n'ishoramari aya bayita monnaie centrale corporelle, cash cyangwa se espèce. Aya nayo ngayo ufite mu mufuko kano kanya ushobora gukoraho liquide, ushobora kugura icyo ushaka aka kanya. Banayita monnaie manuelle. Banki nkuru y'igihugu ni urwego rwashinzwe na leta cyangwa na za leta z'ibihugu bihuriye ku ifaranga rimwe, zone monétaire. Aya akorwa na banki nkuru y'igihugu. Banki nkuru y'igihugu ifite inshingano zo gukora ku buryo ubukungu bw'igihugu bugenda neza. Usibyeyo nta wundi muntu n'umwe wemerewe gukora inoti cyangwa se ibiceri. Intego ya banki nkuru y'igihugu ntabwo ari ugukorera inyungu, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa politike y'ifaranga ry'igihugu. Kuvuga konti muri banki, uhise utekereza ahantu muri banki hari agasanduku karimo amafaranga yawe, hakaba n'akandi karimo ayanjye. Ni amafaranga ari kuri konti zanyu muri banki, yitwa monnaie scripturale. Usibye ayo mafaranga ufite mu mufuko wawe kano kanya, hari ubundi bwoko bw'amafaranga dutunze ariko abantu batavugaho kenshi. Aya
mafaranga yo kuri konti nta hantu ari mu buryo bufatika, ni imibare gusa. Aya banayita monnaie secondaire. Nta muntu uyakoraho kuko abaho mu nyandiko ziri muri mudasobwa z'abacunga umutungo wa banki z'ubucuruzi mubitsamo. Amabanki yigenga y'ubucuruzi cyangwa se banque de second rang byo ni ibigo byigenga bifite intego yo gushaka inyungu. Cyangwa nanone banque secondaire ni ibigo by'ubucuruzi by'abantu ku giti cyabo cyangwa se by'amasosiyete y'ubucuruzi. Ni abahuza hagati ya banki nkuru y'igihugu n'abaturage, ariko bakaba bahuza bakora ubucuruzi bw'amafaranga. Akazi kabo k'ibanze ni uguha abantu amafaranga mu buryo bw'ubucuruzi. Aba nibo bashyira mu bikorwa uburyo abantu bishyurana amafaranga yo mu nyandiko nka chèque, carte bancaire na virement, cyangwa se kumwe abantu boherezanya amafaranga kuri za konti z'amabanki. Ariyo yayandi iyo ugiye kubaza amafaranga ufite kuri konti bakwandikira ku rupapuro, monnaie scripturale cyangwa se monnaie secondaire. Aba nibo bahimbye ubwoko bwa kabiri bw'amafaranga atabaho mu buryo bufatika, ahubwo abaho mu nyandiko gusa. Biradusaba kubanza kumva impamvu amafaranga yahimbwe n'uburyo yahimbwe. Kugira ngo twumve neza ubwoko bwose bw'amafaranga, amafaranga amaze ibihumbi by'imyaka atangiye gukoreshwa mu isi. Nk'urugero, Rukundo akaba yaha Karori ishuri imwe, Karori akamuha ibiro 10 by'ibirayi. Ubu buryo bw'ubucuruzi ntabwo ari bwo bwasimbuwe n'amafaranga nk'uko benshi babitubwiye. Hari abantu batari bake batekereza ko amafaranga aje gusimbura ubucuruzi bwabagaho bwo kugurana ibintu cyangwa se ibicuruzwa, troc. Icyatumye hahimbwa amafaranga, ideni n'umwenda. Tekereza gato ku mibereho y'abaturage babiri ba kera cyane. Rukundo yashoboraga guhinga amashu akayasarura mu kwezi kwa mbere. Mu kwa mbere amashu yeze, Rukundo yashoboraga gutiza Karori cyangwa se kumuguriza amashu 5. Hanyuma Karori agahinga ibirayi azasarura mu kwezi kwa 7. Ubwo Karori akaba arimo Rukundo ibirayi bihwanye n'amashu 5. Mu kwezi kwa 7 ibirayi byeze, nibwo Karori yagombaga guha Rukundo ibiro 50 by'ibirayi byo kwishyura ya mashu 5. Babaga bahuje imyumvire y'uko umwenda uba ugomba kwishyurwa. Icyizere n'amasezerano nicyo ubucuruzi bwari bwubakiyeho. Gusa bitewe n'ingano y'ibintu bagurizanyije cyangwa se batizanije, hari urwego byageragaho ijambo ryonyine ntiribe rigihagije ngo ugirirwe icyizere cyo guhabwa ibyo ushaka. Iyo Karori yasabaga Rukundo amashu, yasigaraga yumva adatuje kugeza igihe nyuma y'iminsi, amezi cyangwa se imyaka azishyurira ya mashu. Aha nibwo hahimbwa inyandiko. Aha abantu bahise baniga gusoma no kubara. Iki gihe byasabaga kwandika inyandiko yemeza ko uzishyura. Hanyuma abantu bagombaga gushyiraho uburyo bwo gupima ingano y'ibyo bagurana. Aha bari basigaranye ikibazo cy'uburyo bazajya bakemura impaka zizavuka mu gihe baguranye umwe akanga kwishyura. Kugira ngo bagere kuri ibi, bagombye guhimba ishuri, bahimba iminzani n'ibindi bipimo. Umwenda wabayeho mbere y'uko habaho amafaranga, bahise bashinga inkiko. Ibintu byose byabaga byanditseho imyenda cyangwa se ingano y'ibintu runaka yahaye runaka, zabaga ari inyandiko zacungwaga n'insengero zabaga ziri hafi y'ahacururizwa ibintu. Hari abanyamateka bagiye bavumbura amabuye cyangwa se ibitambaro n'amabumba byanditseho imibare y'ibintu abantu runaka bigeze kugurizanya. Babyandikagaho ikirundo cy'ibirayi Karori yahaye Rukundo mu kwa mbere. Ubucuruzi bwari bushingiye ku mwenda. Bakanandikaho kandi ko Karori azaha Rukundo ikirundo cy'ibirayi mu kwezi kwa 7. Aya mabuye, urufunzo, ibitambaro cyangwa se amabumba, hashize imyaka 700 abategetsi babonye atari byiza ko abantu baguma mu myenda, bashyiraho uburyo bwo kumvikanisha abantu. Ubusanzwe abaturage nta kintu bashoboraga gukoresha utu duce twa zahabu cyangwa se andi mabuye y'agaciro, ariko abategetsi bababwiye ko umuntu uzajya azana uduce twa zahabu cyangwa se twirindi buye ry'agaciro umubare runaka azajya ahabwa ibintu runaka akeneye bitewe n'ibiciro byari byarashyizweho. Bashyiraho uduce tw'amabuye y'agaciro ngo abari tw'abantu bazajya bishyura, aho kugira ngo umuntu arindire kuzishyura ibyo azeza mu kwezi kwa 7. Bivuze ko amasezerano avuyeho ubwo amafaranga runaka abataye agaciro. Ijambo rimwe mu minota 2 ryatuma amamiliyoni ufite kuri konti ahinduka ubusa. Abasirikare ku rugamba kugira ngo babone ibyo kurya n'ibindi bicuruzwa, bahaga abaturage ayo mafaranga bakababwira ko ari cyo kiguzi. Bakayahemba abasirikare babo, abo basirikare bakajya mu ntambara kurwana ngo bigarurire utundi duce. Ushatse kubyanga bamubwiraga ko nawe nayajyana ahantu afite icyo ashaka bari buyakire, kuko itegeko niko rivuga. Abategetsi muri icyo gihe nibo bakoraga amafaranga,
ni nk'uko igihugu cyaba gituwe n'abantu 5 gusa, noneho kugira ngo bajye bahahirana banakorerana ibindi bikorwa bagafata impapuro 2 zo mu ikayi bakavuga ko usibye izo mpapuro 2 zikozwe nta wundi wemerewe gukora mwene urwo rupapuro. Abantu bose baba bazi neza ko uzajya akora ikintu runaka azajya ahabwa rwa rupapuro nawe akarushyira uwo afite icyo akeneyeho. Ubwo uzajya rubona azajya aba afite ubutunzi kandi kurubona bisaba kubikorera. Urwo rupapuro rwaba ari ifaranga, kuko benshi babaga barahawe ayo mafaranga mu bucuruzi ku buryo buri wese azashobora gutanga imisoro. Amafaranga cyaduka abaturage ntabwo bashoboraga kuyanga igihe bayahawe ngo bagire icyo batanga, kuko abategetsi basubiranaga ayo mafaranga mu gihe cyo gutanga imisoro. Ayo mafaranga ntabwo yatinze guhinduka amafaranga yemewe n'amategeko. Byahise byoroha ko amafaranga akwirakwira mu muryango hose, kuko abantu bose bari bamaze kumenya ko ari bwo buryo bwo kwishyura no kubona ibintu. Muri iki gihe ifaranga rikoze muri zahabu niryo ryakoreshwaga ku rwego mpuzamahanga. Ubutegetsi bwashoboraga kugura ibicuruzwa bushaka bukoresheje amafaranga bwikoreraga. Ikibazo cyari gihari yari ugutwara aya mabuye y'agaciro yakoreshwaga nk'ifaranga ukayambukana inyanja ukayajyana mu bindi bihugu. Washoboraga kuyibwa. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 17 abacuruzi b'Abongereza n'Abanyasuwede batangiye kujya bafata za zahabu bacuruje bakajya kuzibitsa ku bacuruzi bakomeye ba zahabu bitwaga orfèvre. Kugira ngo aba orfèvre bamenye abo babikiye, bahaguwe babikiye wese urupapuro rwiswe certificat de dépôt nominatif rugaragaza ko uwo muntu yabikije zahabu. Butike z'aba orfèvre cyangwa se ababitsi ba zahabu zabaga zirimo imitamenwa irinzwe cyane. Ngiyi banki ya mbere yabayeho. Iyo wazaga ukerekana urwo rupapuro ruriho ingano ya zahabu ubikije, igihe cyose bahitaga bayiguha ukabasigiraho zahabu nke kuko bakubikiye. Hashize igihe abacuruzi babikije za zahabu batangiye kujya bagura za zahabu cyangwa se ibindi bicuruzwa kuko byari bivunanye, ahubwo bakajya bahererekanya za mpapuro cyangwa se certificat de dépôt bitewe n'agaciro k'ibyo bagura. Ntibajye kubikuza zahabu babikije ngo bishyure. Buri certificat de dépôt yabaga yanditseho uburemere za zahabu wabikije zifite. Aba orfèvre cyangwa se ababitsi ba zahabu baje kubona ko abacuruzi batangiye kujya barekera za zahabu zabo mu bubiko, maze nabo bagira igitekerezo cyo gutangira kujya batiza cyangwa se baguriza zahabu z'abandi bacuruzi. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo kuvuka kw'amafaranga y'impapuro. Washoboraga kujya ku mubitsi wa zahabu kugira ngo ukore ubucuruzi bwawe butere imbere, ukamuguza zahabu agakora muzo yabikijwe akaguhamo. Usibye gutiza cyangwa se kuguriza zahabu z'abandi, aba orfèvre bahise banatangira gukora certificat de dépôt nyinshi bakandikaho wenda ngo ikiro kimwe cya zahabu kandi nta muntu wabikije. Ibi byitwaga inguzanyo kuko abantu bari basigaye bahererekanya izo mpapuro mu guhaha ibintu. Bakaguha urwo rupapuro bigasa naho bakubikiye zahabu kandi ntayo. Ibi uyu munsi tubyita sheke. Ugaha umuntu certificat yawe iriho zahabu 100 akaguha inzu ye, ni nko kumubwira ngo mfite zahabu hariya uzajye kuyibikuza, kuko yabaga azi ko azajyana iyo certificat ku mu orfèvre akamuha ya zahabu. Uku niko ubucuruzi bw'amabanki bwo gucuruza amafaranga bwatangiye. Iyo wabaga waratijwe certificat hanyuma ukazazana zahabu ingana n'iyari yanditse kuri iyo certificat n'inyungu, ya certificat bahitaga bayica kuko yabaga irangije akazi kayo. Iyi mikorere ntabwo itandukanye cyane n'iriho uyu munsi mu birebana n'ubukungu n'amafaranga. Uko niko aba orfèvre babaye abakire b'icyo gihe babikesha inyungu ziva mu kuguriza abantu ndetse no kuguriza abantu zahabu badafite, ahubwo ari inyandiko zanditseho ingano ya zahabu. Nyuma y'uko habayeho Repubulika na Demokarasi, aho bitandukaniye nuko amabuye y'agaciro yasimbuwe n'inoti n'ibiceri, monnaie centrale. Ntabwo abantu bagitanga zahabu. Amategeko asaba abaturage bose kwemera amafaranga y'igihugu nk'ubwishyu kuko ariyo yemewe mu bucuruzi. Urwego ruhagarariye abaturage nirwo rutegura itegeko mu izina ry'abaturage. Hanyuma leta igakoresha muri banki nkuru y'igihugu amafaranga yo gukora ubucuruzi no kwishyura imyenda mu gihugu. Aya mafaranga dukoresha yitwa monnaie fiduciaire. Bivuze ko ako gaciro agahabwa n'icyizere gishingiye ku bwumvikane bwabayeho bw'uko umuntu ufite urwo rupapuro ubwo afite ubutunzi. Twese turabibona ko amafaranga akoze mu rupapuro ari afite agaciro kurusha akoze mu mabuye y'agaciro, no kuvuga ibiceri. Naruguha nawe ukaruhundi urabubizi neza ko ari burwemere kuko amasezerano arayazi. Ntawe uri bugire icyo akwimura ufite. Buri wese urubonye abazi ko n'undi muntu wese arukeneye. Uyu munsi iyo ugiye kubitsa amafaranga
baguha urwandiko rwanditseho ayo ubikije. Uyu munsi relevé de compte cyangwa se urupapuro rugaragaza amafaranga wabikije muri banke ishobora kuguhesha byinshi. Mwibuke mu gihe cy'aba orfèvre, iyo wabitsaga zahabu ifite ingano runaka bakaguha urupapuro rwanditseho ingano y'iyo zahabu, narwo rwabaga rufite agaciro nk'ak'iyo zahabu. Amafaranga yanditse kuri konte yawe ameze nka rwa rwandiko aba orfèvre bahaga uwabikije zahabu. Mu gihe cy'aba orfèvre, iyo abacuruzi bishyuraga bakoresheje zahabu n'andi mabuye y'agaciro, ni nk'uko uyu munsi umuntu yishyura undi ibyo twita kashi, ukamubarira inoti ukazimuha. Konti yawe muri banki igaragaza umwenda banki gufitiye, umwenda w'amafaranga wayihaye. Hanyuma iyo aba orfèvre bagurizaga abantu zahabu cyangwa se andi mabuye y'agaciro babaga bafite, si ngombwa ko babahaga zahabu, banabandikiraga certificat de dépôt bakazibaha nk'aho babikije. Iyo kera abacuruzi bishyuranaga bahererekanya za certificat de dépôt, ni nk'uko uyu munsi umuntu akwishyura akoherereje amafaranga kuri konti cyangwa se akagusinyira sheke. Ni kimwe n'uko kuguza banke uyu munsi atari ngombwa buri gihe ko baguha ibikapu byuzuye amafaranga, ahubwo bashobora no kukwandikira kuri konti yawe ko uhawe amafaranga runaka. Mu bukungu n'icungamutungo babyita création monétaire et la destruction monétaire. Iyo wishyuye wa mwenda wawe, umubare w'amafaranga wanditswe kuri konti yawe urasibwa. Hari inyandiko yasohowe na banki y'Ubufaransa mu 2009, ni inyandiko yitwa La monnaie et nous, isobanura imikoreshereze n'imikorerwe y'amafaranga mu bihugu. Mu gice cyayo cyangwa se chapitre yayo ya 15, iyo nyandiko ivuga ku buryo amafaranga akorwa hakoreshejwe inguzanyo banki z'ubucuruzi zitanga. Ivuga ko iyo umuntu yatse inguzanyo muri banki y'ubucuruzi bakayimwemerera, yagujije. Nanjye njya kuri konti yanjye nkabona ko ayo mafaranga ariho, bahita bandika mu nyandiko ko mwanafunzi ashyiriwe kuri konti y'ibihumbi 100, hariho imibare ngo wakiriye ibihumbi 100. Ni ukuvuga ko ayo banditse banki ishobora no kubita yafite cash, ahubwo akaba ahimbwe haherewe ku busa. La monnaie et nous ivuga ko ayo mafaranga atari ibiceri, atari n'inote. Bakora amafaranga angana nayo wasabye, ariko ayo bakora nayo mu nyandiko ariyo bita monnaie scripturale, bakayaguha bakandika kuri konti yawe imibare y'amafaranga batarebeye kuyo banki ifite, cyangwa se bakajya baguha make make mu gihe utayatwariye rimwe, bakaguha nk'uko abandi babikuza kuyo basanzwe bafite, mu gihe ayo wagujije uje kuyatwarira rimwe. Gusa mu kuguhereza mu ntoki byo baguha kashi, hanyuma wazishyura wongeyeho n'inyungu, ayo bari bakwanditseho barayasenya cyangwa se bakayakuraho. Ubwo baba bakoze amafaranga yo kuguha ngo yakoreshe, hanyuma bazayagarura nk'inoti n'ibiceri, ubwo akaba yarangije akazi kayo akarekeraho kubaho aho yari yanditse. Nibyo byitwa création et destruction monétaire, hakava mu mubare w'amafaranga arimo gukoreshwa mu gihugu. Uyu munsi abantu benshi bafite za konti muri banki zitandukanye. Bivuze ko banki z'ubucuruzi zidatanze inguzanyo ngo amafaranga akorwe muri ubu buryo, ubwo nta mafaranga yaboneka mu gihugu. Muri make banki ifite ahantu hamwe ibika amafaranga yose tuyiha. Ni uburyo bwo kubika bwizewe kandi butanga umutekano kurusha kugira agasanduku iwawe ubikamo amafaranga. Hari abantu benshi batekereza ko konti y'umuntu muri banki ari agasanduku umukozi wa banki abikamo amafaranga ya buri muntu abikije. Imibare y'amafaranga ngo buri muntu afite nibyo bita unité de compte. Konti muri za banki ni imibare bandika imbere y'izina rya buri muntu mu bucungamari bwa banki. Ku rundi ruhande, iyo ushyize amafaranga kuri konti yawe, banki irayafata ikayashyira mu bubiko bwayo bw'amafaranga. Iyo ugiye kubikuza kuri banki, umukozi wa banki akora mu bubiko bw'amafaranga menshi ya banki, agakuramo ayangana nayo uje kwaka akayaguha, hanyuma akajyaho yanditse ya mibare y'amafaranga wabikije agakuraho ayo wabikuje. Hanyuma ugataha wumva ko bakoze mu gasanduku kawe bagakuramo amafaranga watse bakayaguha, mu gihe banki iba yafashe imibare cyangwa se ya mafaranga yitwa monnaie scripturale ikayahindura muri monnaie corporelle cyangwa se monnaie centrale cyangwa se nanone inoti n'ibiceri ikaguhereza. Inshuro nke cyane nibwo uzajya kuri konti yawe ugakuraho amafaranga yose ariho uko yakabaye. Kuvida konte. Ubaye ubitsa muri banki imwe n'umucuruzi uhahiraho, ubishatse ntago wabikuza inoti zawe ngo zimushyire, narangiza zigarure hahandi neza neza zari ziri, azihasubize. Kenshi ukuraho make ukeneye guhahisha, ayandi ukayarekera kuri konti. Umucuruzi wakira amafaranga uhahishije nawe ahita yajyana akayashyira kuri konti ye. Bishobotse mwabibwira banki, iyo ikikora no guhindura imibare gusa, bakagukuraho ibihumbi 10 bakabyandika ku mucuruzi.
muri make banki iba ifite amafaranga make kurusha ifite mu nyandiko. Kenshi dutekereza ko banki iba ifite mu bubiko bwayo inoti n'ibiceri bingana n'umubare w'amafaranga y'abakiriya yanditse muri mudasobwa, ni ukuvuga konti zacu. Ni ukuvuga ko dutekereza ko konti zacu tuziteranije zangana n'amafaranga banki ibitse mu mitamenwa yayo. Kubera iyi mpamvu buri wese muri twe aba afite amafaranga menshi mu nyandiko muri mudasobwa ya banki, aribyo twita konti, kurusha amafaranga afatika aba afite mu mufuko cyangwa se iwe mu rugo. Kuko amafaranga banki ifite arayo tuyiha, ubwo amafaranga yose ifite yakabaye angana n'ayanditse ku makonti yose y'abakiriya. Ariko birarutana cyane, kuko niba amafaranga abaho kubera umwenda, ubwo hari amafaranga avuka nta kintu gihereweho. Amafaranga dukoresha mu bucuruzi no kwishyura ibindi bintu niyo mafaranga yemewe n'amategeko. Amafaranga make banki ifite iyaha abakiriya bayo nta ngaruka na nkeya, kuko twese ababitsa muri banki runaka ntabwo tujya kubikuriza rimwe. Ku rundi ruhande, amafaranga yanditse kuri konti yawe ya banki ni ikimenyetso cyerekana ko banki kurimo amafaranga angana n'uriya mubare wanditse kuri konti yawe. Ariko ikitavugwa kenshi nicyo twari tuvuze mu kanya, nuko banki buri gihe itaba ifite inoti zingana n'umubare w'amafaranga abantu bayibikije. Itegeko ritegeka banki kuyaguha cyangwa se kuguhaho ayo ushaka igihe cyose uyashakiye. Hari inyandiko z'ubukungu zivuga ko amafaranga afatika y'inoti n'ibiceri aba ari mu gihugu ari 7% by'amafaranga yose akoreshwa mu gihugu, kuko ayandi yose aba ari mu nyandiko, abantu bahererekanya imibare mu nyandiko na za mudasobwa no mu makarita y'amafaranga gusa. Tekereza amafaranga yose abantu bafite ku makonti aba yakoze. Bivuze ko amafaranga akorwa y'inoti n'ibiceri aba ari make cyane ugereranije n'amamiliyari yanditswe mu bitabo kandi nayakoreshwa mu kugura no kugurisha. Ubwo byaba bivuze ko umunsi umwe abafite amakonti twese dushobora kubyuka mu gitondo tukajya kubikuza amafaranga yacu yose kandi tukayabona, na banki igasigarana yayo yashoye. Hari ahantu ari mu biceri n'inoti. Ni ukuvuga ahanditse ifaranga hose, ubwo iryo faranga rikaba rikoze. Ubwo nta kintu banki yaba yarakoze, nta bucuruzi bwaba bwarabayeho. Ariko ibi ntabwo bishoboka, kuko amafaranga y'inoti n'ibiceri biriho ari bike kurusha amafaranga yose ari mu gihugu. Banki zizi neza ko abantu bose bemerewe kuzahabwa amafaranga, kuko bayabikije batazaza kuyatwara ejo bose. Amafaranga menshi abantu batekereza ko bafite ni amasezerano bahawe na za banki yuko igihe bazashakira amafaranga runaka banki zizayabaha. Babyita bank run. Za leta z'ibihugu ziba zarazigamye amafaranga yo kugoboka za banki zagwa muri iki gihombo. Ni ikigega kiba cyitwa Fond de Garantie de Dépôt Bancaire. Mu rwego rwo kwirinda ibi iyo bibayeho, abakiriya benshi bakaza kubikuza amafaranga yabo banki itayafite ako kanya, ubwo banki ibiguye mu gihombo. Gusa kuko ibi bitabaho kenshi, amabanki menshi abafite amafaranga aruta yari muri iki kigega. Kandi kuko abaturage ari aba leta ikabirebera inyungu zabo, leta ziba zifite amafaranga yo kugoboka amabanki mu gihe cy'amage. Leta ntabwo zishobora kwemera ko amabanki akomeye ahomba, kuko umubare munini w'abaturage n'ibigo by'ubucuruzi bahomba amafaranga yabo. Bahombye amafaranga yabo, ni igihugu cyose cyaba gihombye, kuko hari ubucuruzi bwahagarara. Ntabwo abantu bayibitsamo aribo byakoraho mu buryo bw'ako kanya gusa, ahubwo birasaba no gutekereza ku bucuruzi bakoraga, aho abantu bahahaga ibyo barya, aho baranguraga, abakoraga ubucuruzi bajya kubitsa muri iyo banki, abakozi ibigo bifite konti muri iyo banki byahembaga. Banki imwe y'ubucuruzi iramutse ihombye, byaba bishoboka cyane ko iki gihombo gikora ku gihugu cyose. Byaba ibyago bitagira izina buri wese muri twe yakwishyura. Hari abantu barwanya ubu bufasha buhabwa amwe mu mabanki mu gihe cy'igihombo, bavuga ko iyo amabanki akomeye yunguka agatera imbere, ba nyirayo baba bakire, nyamara iyo ahombye agatabarwa na za leta z'ibihugu, ni ukuvuga abaturage bose muri rusange. Banki zose z'ubucuruzi zigenga ziba zifite konti muri banki nkuru y'igihugu. Nta muturage cyangwa ikigo cy'ubucuruzi cyagira konti muri banki nkuru y'igihugu. Aha niho havuye imvugo isa n'inegura amabanki y'ubucuruzi. Les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes. Amabanki yiharira inyungu zayo, ariko igihombo cyayo akakidusangiza twese. Konti ya leta muri banki nkuru y'igihugu yitwa Trésor Public cyangwa se isanduku ya leta. Iyo banki y'ubucuruzi ifite amafaranga menshi y'inoti n'ibiceri, iyajyana kuri konti yayo muri banki nkuru y'igihugu. Ni konti yishyura ibyo leta yishyura byose, nko guhemba abakozi, kubaka ibikorwa remezo no kwishyura ishoramari rya leta. Iyi konti niyo ibiriho imisoro yose dutanga.
niba ingano nini y'amafaranga mu bihugu aho abantu babitsa mu mabanki iba ari amafaranga yo mu nyandiko gusa, abantu bahererekanya imibare hagati yabo, ubwo bivuze ko hari abantu runaka bafite ikoranabuhanga ryo kutirirwana inoti n'ibiceri bashobora gushyiraho ubwoko bw'amafaranga adafatika, ni ukuvuga amafaranga atari inoti n'ibiceri ahubwo akaba amafaranga y'imibare gusa. Ibi byamaze kubaho. Mu mwaka wa 2009 hari umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu b'abahanga mu bukungu na mudasobwa wiyise cyangwa se biyise Satoshi Nakamoto n'ifaranga ryiswe Bitcoin. Kugeza ubu nta muntu uzi ngo uyu muntu ninde. Uyu yahimbye ubwoko bw'amafaranga akoreshwa mu guhaha hakoreshejwe internet gusa. Niba uyu munsi abantu bahererekanya amafaranga ku makonti, ubwo birashoboka ko amafaranga atabaho mu buryo bw'inoti n'ibiceri nayo yakora, bakagura ibintu bipima amamiliyoni ntawakoze ku ifaranga na rimwe muri bo. Itandukaniro riri hagati y'ikoreshwa ry'amafaranga asanzwe na Bitcoin nuko mu ikoreshwa ry'izi Bitcoin ho hatazamo banki, abantu bayohererezanya hagati yabo bitanyuze muri banki. Muri uyu mwaka wa 2017 kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza yakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko uyu munsi abantu bari hagati ya 2,900,000 n'abantu 5,800,000 bakoresha Bitcoin mu kwishyurana. Hari abantu bakora mu rwego rw'ubukungu batekereza ko iri faranga ryazasimbura ayo dukoresha uyu munsi. Mu biganiro byacu bitaha tuzaganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi zirebana n'ubukungu.